Urubuto rw'umuneke ni zimwe mu mbuto nziza cyane ndetse burya umuneke ubonekamo intungamubiri nyinshi z'ingenzi ku buzima bwa muntu umubiri we ukenera buri munsi. Muri kino kiganiro turavuga ku ntungamubiri dusanga mu muneke, tuvuga n'ibyiza byo kurya umuneke bigera kuri 12. Muri rusange umuneke cyangwa se imineke ni nziza ku mubiri wacu ndetse burya imineke igabanya ibyago byo kurwara indwara zitandukanye zirimo nk'indwara z'umutima, indwara za constipation, kugabanya umubyibuho ukabije ndetse n'izindi nyinshi cyane. Tudatinze rero reka turebere hamwe intungamubiri zitandukanye dusanga mu muneke. Burya umuneke dusangamo intungamubiri zitandukanye, cyane cyane buryo umuneke umwe uringaniye dusangamo kalori 105, tugasangamo ibyitwa carbohydrates bingana na grama 27, kandi umuneke burya dusangamo grama 3.7 bya fibre, tugasangamo isukari ishobora gukoreshwa n'umubiri ako kanya ingana na grama 14.4. Mu muneke nanone dusangamo intungamubiri za proteine zingana na grama 1.3. Mu muneke burya dusangamo n'ibinure byiza bingana na grama 0.3. Umuneke kandi dusangamo vitamine B6 ingana na 20% by'iyo dukenera ku munsi. Mu muneke tugasangamo vitamine C ingana na 17% by'iyo dukenera ku munsi. Mu muneke tugasangamo potassium nawo ukaba ari umunyungugu dusanga mu muneke ungana na grama 12% by'iyo dukenera ku munsi. Mu muneke kandi dusangamo umunyungugu witwa magnesium ungana na grama 8% by'iyo dukenera ku munsi. Mu muneke kandi dusangamo ibinyabutabire byo mu bwoko bw'ibyitwa antioxidant nabyo bifasha mu gusukura umubiri. Mu muneke nanone dusangamo izindi ntungamubiri zitandukanye zirimo nk'amavitamine atandukanye ndetse n'imyunyungugu. Tudatinze rero reka turebere hamwe ibyiza ndetse n'akamaro ko kurya umuneke. Burya umuneke uzamura imbaraga cyangwa se utera energy mu mubiri wa muntu. Ako ni akamaro ka mbere ko kurya umuneke. Burya umuneke ni isoko nziza y'ibitera imbaraga ndetse burya isukari dusanga mu muneke ikoreshwa mu buryo bworoshye kandi bwihuse n'umubiri. Burya umuneke dusangamo isukari yo mu bwoko bw'iyitwa glucose ndetse n'iyitwa fructose ndetse na sucrose. Izo ni isukari zishobora gukoreshwa n'umubiri mu buryo bwihuse. Ibyo bigatuma rero umuneke mu gihe wumva wacitse intege cyangwa se nta kabaraga, mu gihe uriye umuneke uhita uzagarura imbaraga. Burya umuneke nko kuwurya mu gihe wumva unaniwe wakoze nka siporo zivunanye, burya uhita ugarura imbaraga ukumva umeze neza. Ndetse burya fibre dusanga mu muneke ituma isukari yinjira mu maraso igenda gake. Ibyo nabyo bikaba ari byiza cyane kubera ko ugenda ubona imbaraga mu buryo bwihuse ariko mu buryo butabangutse cyane ku buryo ushobora gutera uburwayi bwa diabete, cyangwa se mu gihe bidashobora gutuma isukari mu maraso ihita itumbagira ku buryo byakugiraho ingaruka nk'uko umuntu usanzwe ufite uburwayi bwa diabete. Akamaro ka kabiri ko kurya umuneke ni uko burya utuma igogora ibyo twariye rikorwa neza kandi ukagabanya ibyago byinshi byo kwibasirwa n'indwara zifata mu mara. Ibyo akenshi biterwa na fibre dusanga mu muneke. Iyo fibre ituma nyine umuneke ugira akamaro gatandukanye kandi keza mu mikorere y'amara muri rusange. Burya umuneke ushobora gukora nk'ibyitwa prebiotic, bikaba ari itsinda ry'ibiribwa cyangwa se ibindi bintu byose bishobora gutuma igogora ibyo twariye rikorwa neza kandi rigatuma udukoko twiza tuboneka mu mara dukora neza. Kurya umuneke nanone bituma umuntu abasha kwituma neza. Burya nko ku bantu bafite uburwayi bwa constipation, kurya umuneke bishobora kubavura buno burwayi bakituma neza. Umuneke nanone burya ushobora kuvura uburwayi nko kuribwa mu gifu, cyane cyane nko ku bantu basanzwe bafite uburwayi bwa gastrite. Burya kurya umuneke ni byiza kuri bo. Akamaro ka gatatu ko kurya umuneke ni uko utera imikorere myiza y'umutima. Burya umuneke dusanga mu nyungugu witwa potassium ukaba ari mwiza cyane ku mikorere y'umutima ndetse no kuba ushobora kugira umuvuduko w'amaraso uri mu kigero cyiza. Burya potassium ni nziza cyane kubera ko ishobora gutuma umunyungugu witwa sodium ugabanuka mu mubiri. Ibyo kandi umunyungugu witwa sodium ushobora gutuma umutima utera cyane ndetse n'amaraso agatembera nabi. Ariko buriya potassium ihagije ufite mu mubiri ibasha gutuma hagenzurwa neza ikigero cy'umunyungugu witwa sodium. Hari inkingo zitandukanye zagiye zikorwa ziza kugaragara ko byibuze kurya ibiribwa bitarimo potassium nyinshi bikongera ibyago byinshi byo kurwara stroke ndetse n'indwara z'umutima. Ku rundi ruhande
Izo nyungu zagiye zigaragaza ko byibuze kurya umuneke bituma ubona potassium ihagije, bikagabanya ibyago byo kurwara indwara ya stroke ndetse n'indwara z'umutima muri rusange. Nanone burya umuneke ugabanya urugimbu rubi cyangwa se ibinure byo mu bwoko bwa cholesterol bishobora gutera uburwayi no kuzibiranya umutima ndetse n'imitsi itwara amaraso bikayifunga. Ibyo rero bikaba ari byiza kandi bigira ingaruka nziza ku mikorere y'umutima mu gihe urya umuneke, kubera ko ibyo binure bigabanuka. Akamaro ka kane ko kurya umuneke ni uko ubasha kubungabunga ibiro byawe kandi ukabasha no kubigabanya ukoresheje umuneke bikaguma mu kigero cyiza. Nubwo bwose umuneke uryoherera, ariko burya ni mwiza ku muntu wifuza kugabanya ibiro ndetse no kubungabunga ibiro bye. Ibyo bigaterwa na fibre nyinshi usanga mu muneke. Burya umuneke ni amahitamo meza ku muntu wifuza kugabanya ibiro, ndetse bibaye byiza n'izo mbuto yakagiye akoresha gusa. Kurya umuneke bituma uhaga vuba kandi ukumva umaze igihe kirekire utongeye kurya cyangwa se gutoragura utundi tuntu turimo amasukari. Muri rusange ibyo bigatuma ukonsoma imbaraga nkeya cyangwa se kalori nkeya ugereranyije n'izo warya ubashije gufata ibindi bintu biryoherera nk'amabiswi, amabombo ndetse n'ibindi. Akamaro ka gatanu ko kurya umuneke ni uko burya utuma ubwonko bwacu bukora neza. Burya umuneke dusangamo vitamini B6 ndetse na magnesium. Izo ntungamubiri zombi ni ingenzi cyane mu gutuma ubwonko bwacu bukora neza ndetse no kuburinda. Ka vitamini B6 ituma ubwonko bwacu bukora neza ndetse bukabasha no kuvubura imisemburo irimo nka serotonine ndetse na dopamine, ikaba ari imisemburo ituma wiyumva neza. Magnesium nanone nayo ituma imyakura yumva ibasha gukora neza, bikagabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara zishobora gutera kwangirika kw'imyakura yumva. Muri rusange kurya umuneke ni byiza, bituma ubwonko bwawe bukora neza kandi ukabasha kwibuka ibyo wabonye bitewe no kuba urya umuneke. Akamaro ka gatandatu ko kurya umuneke burya ni uko utuma tugira uruhu rwiza cyangwa se ugatuma dusa neza. Nibyo rwose burya umuneke utuma tugira uruhu rwiza mu gihe twawuriye, yewe burya no kuwusiga ku ruhu burya utuma ugira uruhu rwiza. Burya umuneke habamo vitamine C ituma umubiri wacu ukora collagen. Collagen ni ubwoko bwa proteine iboneka mu ruhu ituma uruhu rwacu rutagira iminkanyari kandi rukagira itoto. Burya ni nayo ituma uruhu rwacu rukweduka. Mu muneke kandi dusangamo ibindi binyabutabire byo mu bwoko bwa antioxidant bifasha mu kurwanya ibyitwa free radicals, nabyo ushobora gutera uburwayi no gutuma uruhu rwacu rusaza. Umuneke kandi burya utuma uruhu rwacu rugira amazi ku buryo rworoha kandi rugasa naho rumeze neza mu buryo rukeye. Gushobora gufata umuneke ukawusya ukawuvangamo n'ubuki ndetse na yawurute ukazajya ukoresha face mask, bigatuma ugira uruhu rwiza kandi rukeye. Nanone burya ushobora gufata umuneke ukazajya uwurya, nabyo bishobora gutuma ugira uruhu rwiza nubwo bwose wawuriye utawusize ku ruhu. Akamaro ka kane ko kurya umuneke ni uko burya ufasha mu kuringaniza ikigero cy'isukari mu maraso. Burya umuneke nubwo bwose ubonekamo ibyitwa carbohydrate byinshi, ariko burya ugira glycemic index iri hasi cyangwa se iri mu kigero kigereranyije. Ibyo rero bigatuma umuneke uba amahitamo meza ku bantu basanzwe bafite uburwayi bwa diyabete, kubera ko udatuma isukari mu maraso itumbagira. Mu muneke burya dusangamo ibyitwa fibre ndetse n'ibyitwa resistant starch bituma igogora ibyo twariye rikorwa gake cyangwa se rikagenda gake, ndetse n'isukari yinjira mu maraso ikinjiramo gake. Ibyo bigatuma rero mu gihe wariye umuneke isukari yo mu maraso idahita itumbagira. Umuneke nanone burya ubonekamo proteine ndetse n'ibinure bike cyane ugereranyije n'ibindi. Ibyo rero nanone bikaba ari byiza cyane mu gustabiliza isukari yo mu maraso. Akamaro ka munani ko kurya umuneke ni uko burya ubasha kuzamura immunite, ukongera n'imbaraga abasirikare b'umubiri. Ibyo akenshi biterwa na vitamine C dusanga mu muneke ndetse n'ibinyabutabire byo mu bwoko bwa antioxidant dusanga mu muneke. Ibyo akenshi nibyo bituma systeme immunitaire y'umuntu izamuka ndetse ikaniyongera. Vitamine C dusanga mu muneke ituma hari abasirikare b'umubiri bakorwa bizwi nka white blood cells. Aba basirikare bafasha mu kurwanya indwara ndetse n'udukoko dushobora kudutera uburwayi. Dopamine n'ibyitwa catechins dusanga mu muneke nabyo ni ibinyabutabire byo mu bwoko bwa antioxidant bifasha mu kurwanya indwara zitandukanye, bikanatuma tugira immunite iri hejuru. Akamaro ka cyenda ko kurya umuneke ni uko burya ari mwiza ku mikorere y'impyiko. Burya ibiribwa byose bibonekamo potassium ni byiza ku mikorere y'impyiko ndetse binarinda impyiko zacu. Potassium burya ituma
Umuneke cyangwa se bituma impyiko zacu zitarwara ngo cyangwa se zizemo utubuye tuzwi nka kidney stones. Nanone burya ibiribwa byose bibamo potassium nabyo bituma muri rusange tutarwara indwara ziyangirika ry'impyiko zacu cyangwa se umwijima wacu. Muri rusange rero kurya umuneke bigabanya ibyago byo kuba warwara indwara zifata impyiko ndetse bigatuma impyiko zacu zikora neza muri rusange. Akamaro ka 10 ko kurya umuneke ni uko burya ukomeza amagufwa. Burya umuneke ntabwo ukomeza amagufwa mu buryo bw'ako kanya, ariko burya umuneke ugira uruhare runini mu gukomeza amagufwa. Ibyo biterwa kenshi na potassium ndetse na magnesium dusanga mu muneke. Nk'ubu potassium iragenda ikanetraliza acide zishobora kwangiza calcium cyangwa se zishobora kwangiza amagufwa cyane cyane biturutse mu byo twariye. Magnesium nanone burya yo ituma amagufwa abasha kuremwa neza ndetse no gukomera ku buryo densité y'igufwa yiyongera. Umuneke rero nanone burya unatuma ibiribwa twariye birimo calcium bibasha kwinjira neza mu mubiri, ya calcium igakamurwa neza muri ibyo biribwa ikinjira mu mubiri neza. Akamaro ka 12 ko kurya umuneke ni uko burya ubasha kurwanya indwara yo kubura amaraso make izwi nka anemia. Burya umuneke ni mwiza ku muntu wifuza kwirinda uburwayi bwo kubura amaraso make bwitwa anemia. Cyane cyane ibyo gaterwa no kuba umuneke burya urwanya anemia. Nubwo bwose umuneke utabonekamo fer nyinshi, ariko burya uza mu biribwa bishobora kurwanya uburwayi bwitwa anemia. Ibyo biterwa kenshi na vitamine B6 dusanga mu muneke ituma umubiri wacu ukora hemoglobine, kandi hemoglobine burya ari nke nibwo bavuga ko ufite amaraso make. None vitamine C dusanga mu muneke ituma umubiri ubasha kwinjiza neza no gukamura mu biribwa twariye ubutare bwa fer cyangwa se feri, bityo rero gatuma rero ubona fer ihagije. Muri make vitamine C ni ingenzi cyane mu gutuma umubiri wacu ubasha kwinjiza fer. Udafite vitamine C nta nubwo fer yinjira mu mubiri wawe uyikuye mu byo wariye. Akamaro ka 12 ko kurya umuneke ni uko burya ushobora kuvura imikaya ikubabaza cyangwa se ko umuntu wafashwe wagize muscle cramps cyangwa se umuntu wagize imikaya ikabimurya. Cyane cyane burya nk'umuntu wakoze siporo, wakoze urugendo rurerure, ujya kumva imikaya irimo kukubabaza cyangwa se inyama, cyane cyane inyama zo mu ntege. Burya rero kurya umuneke bibasha gutuma ya mikaya ikira. Ibyo biterwa na potassium ndetse na magnesium dusanga mu muneke zituma imisemburo ndetse n'amaelectrolyte bigaruka ku murongo, ibyo bikakuvura rero ya mikaya ikubabaza. Muri rusange umuneke ni mwiza. Umuneke ni ikiribwa cyiza haba ku bana ndetse no ku bantu bakuru, yewe no mu bantu bageze mu za bukuru. Umuneke ufite akamaro gatandukanye haba ku mikorere myiza y'ubwonko, ku mikorere myiza y'umutima, ku mikorere myiza y'impyiko ndetse no kuba ushobora kuvura uburwayi bufata mu mara nk'indwara za constipation. Muri rusange umuneke ni mwiza, yewe burya n'igishishwa cy'umuneke ni cyiza, hari akamaro gifite ku mubiri wacu. Umuneke rero ni byiza ko wawushyira kuri ifunguro ryawe urya buri munsi, bizatuma ugira ubuzima bwiza. Ariko bwa mbere ugeze kuri channel wakora subscribe, tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa.